Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije nanone mu izina rya Yesu Kristo. Kurenga izina rya Yesu Kristo ntarivuze mba numva bidashoboka. Ni izina rikomeye, ni izina rifite ubutware, ni izina rifite ubushobozi, ni izina rifite imbaraga zihambaye, ni izina abadayimoni bumva bagahunga, bagakangarana, izina ry'umucunguzi, izina ry'umwami w'abami, izina ritwezaho ibyaha byose. Ni izina rya Yesu Kristo, iryo zina niryo mbaramukijemo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amazina yanjye ndi Bibiane, Imana ishimwe, mbahaye ikaze mwese kuri Bibiane TV. Uyu munsi wa none rero nje kugira ngo twongere tuganire muri va mu rujijo y'uyu munsi. Hari ikiganiro nyine maze kumenyera kinyura hano kuri Bibiane TV cyitwa va mu rujijo y'uyu munsi wa none rero nje kugira ngo tuganire ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rivuga ngo Imana ije gutwikurura ibyari bitwikiriye no guhishura ibyari bihishwe byose, kugira ngo byose bijye ahabona, hanyuma amaso yanyu abirebe, amatwi yanyu abyumve, hanyuma hatazagira ubona icyo yireguza ngo sinabimenye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nimunyemere rero mbere yo kugira ikindi kintu tuvuga, dusenge Imana, tuyihe icyubahiro kandi tuyisabe kugira ngo ibane natwe. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryayo rikomeze rihabwe icyubahiro. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, tuje imbere yawe duciye bugufi, turabizi neza, turi abanyantege nke, turi abanyabyaha. Ku ijambo ryawe rirambwira ngo bose baracumuye ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kandi ngo uvuga wese ko nta cyaha agira aba yise Imana inyabinyoma. Twebwe rero ntabwo dushaka ukwita umunyabinyoma, kuko ijambo wavuze ni ukuri kandi ijambo wavuze ni ubugingo. Niyo mpamvu twemera ko turi abanyabyaha kandi tubabajwe n'ibyaha byacu, tukaba dufashe umugambi wo kutazabisubira. Tugirira ubuntu rero n'imbabazi, utwuhagize amaraso yawe, utweze ibyaha byacu byose mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutweza no kudutunganya, turakwinginze kugira ngo uduhe umwuka wera, atwuzure, atuyobore mu kuri kose, abe ari we utwigishiriza, abe ari we utumara ubwoba, aduhe kuvuga dushize amanga, kandi aduhishurire imigambi yawe ihishwe, kugira ngo turusheho kugendera mu kuri kwawe. Ndasenze rero nizeye, kandi ndakomeza gusaba ngo ijambo ryawe ngiye kuvuga rigira umumaro mu bagiye kuryakira bose, kandi rigwire muri bo, ryera izindi mbuto nyinshi mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amen, amen. Imana y'amahoro ikomeze ibaho umugisha. Reka tugaruke rero kuri teme yacu ivuga ngo Imana ije gutwikurura ibyari bitwikiriye no guhishura ibyari bihishwe, kugira ngo byose bishyire ku mugaragaro imbere y'amaso yacu, kugira ngo ibyo amatwi yacu atari yarigeze yumva tubyumve, hanyuma twumvire ijambo Imana itubwira, kugira ngo tumenye inzira nyayo dukwiye kunyuramo. Ahari wenda dushobora kuba duhagaze aho duhagaze uyu munsi kubera nta makuru twigeze tumenya, kubera hari ibyahishwe tutigeze duhishurirwa, ariko uyu munsi wa none ngo nta gihishwe kitazahishurwa, ngo nta n'igitwikiriye kitazajya habona, kugira ngo amaso yacu abirebe byose, kugira ngo amatwi yacu abyumve byose, hanyuma ubwenge bwacu bubyakire, hanyuma duhitemo ibyo twumvira, duhitemo ibyo dukurikiza. Imana iduha umugisha twese. Mbahaye ikaze rwose kugira ngo muze tuganire, tujye inama, duhugurane, kandi tubwirane amakuru y'uru rugendo, tuganire ibyubaka imitima yacu, tumurikiwe n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo.
nkunda rero kuvuga ibyo mvuga byose mbishingiye mu ijambo kugira ngo ntakajya aba ari njye, ahubwo byose bijye bihesha data icyubahiro. Ntakaba ari njye uvuga ni ukuri, ahubwo reka Imana abe ariyo izajya ivuga muri njye, kugira ngo ubwoko bw'Imana bumurikirwe rwose, kugira ngo abari bari mu bitotsi bakanguke. Yewe usinziriye kanguka, ava mu bitotsi, amazi ntago akiri ya yandi, urugamba rwahinduye isura. Banza rero umenye amakuru y'urugamba, umenye n'uko urwitegura. Higira uza kukujijisha, higira uza kukwiyoberanyaho. Hoya, byose Imana irabitwikuruye imbere y'amaso yawe, byose Imana ishimye kubyumva, hanyuma ufate ibigufitiye umumaro, ariko amakuru yose wayabonye. Imana ibagirire neza mwese aho muri hose mu mpande enye z'isi. Reka rero twihute dusome ijambo. Turasoma ubutumwa bwiza, turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 umurongo wa 16. Imana iduhana umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice 7 umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Reka duhere hejuru gato ku murongo wa 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Amen. Ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma barateye, baradutse kandi ni benshi cyane. Abo bahanuzi rero bose biyitirira izina ry'Imana, bakiyambika uruhu rw'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Dore rero ikizabakubwira, ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana iduhana umugisha twese mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye ijambo ryiza cyane ritubwira ngo mwirinde abahanura b'inyoma, mwirinde abo baza bitwikiriye uruhu rw'intama, nyamara bameze imbere nk'amasega aryana. Bwoko bw'Imana, ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo ngo mube maso, mube maso, mube maso cyane, kuko abavuga ngo mwami mwami, abo ngabo ntabwo ariko bose bajya mu ngoma y'ijuru. Ijambo ry'Imana riraduhuguye ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Biroroshye cyane ko naza hano nkavuga, biroroshye cyane kundi yagenda hariya akavuga Imana, twese tukavuga Imana, ariko itandukaniro n'imbuto twera izihe mbuto? Dutinde cyane ku mbuto, kuko niko tuzamenya ba nyirazo abo ari bo. Tuzamenya abo ari bo niba batumwe n'Imana. Abavuga butumwa ni benshi, baruzuye, ariko ntibikagucange. Harimo abasatani bitwaje izina ry'Imana, ariko hakabamo n'ab'Imana nyakuri. Wigwa mu mutego wo kuvuga bose ngo ni abanyabinyoma, wigwa mu mutego wo kuvuga ngo bose barihimbaza. Hoya, hari abatumwe n'Imana by'ukuri, hari n'intumwa za satani zitwikiriye uruhu rw'intama, nyamara ari amasega aryana. Ariko ibyo uzabimenya ute? Ngo uzapima imbuto zabo, uzamenya imbuto bera. Izo mbuto nizo zizakubwira bene zo abo ari bo n'uwabatumye. Imana idufashe cyane.
dukomeze kandi dusome ibyanditswe ngo ntago ari abavuga ngo mwami mwami, abavuga ngo mwami mwami, abavuga ngo Yesu Yesu ni benshi. Reka tugende nanone dusome ubutumwa bwiza karindwi Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 21, umurongo wa 21 tugeze ku wa 23. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Amen. Ntago kuvuga ari byo biduha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo uzinjira mu bwami bwo mu ijuru nukora ibyo Data ashaka. Mbese twamenya ibyo Data ashaka gute? Twumvira umwuka w'Imana. Ariko se wakumvira umwuka w'Imana waramwakiriye? Abayoborwa n'umwuka w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Abana b'Imana bakora ibyo Data ashaka bayobowe n'umwuka w'Imana. Ariko kugira ngo ugire umwuka w'Imana, tumwakira Yesu Kristo abigizemo uruhare. Mbere na mbere rero yo kugira ngo wifuze umwuka w'Imana ngo akuyobore, banza umenye nimba warakiriye umwami Yesu Kristo akagucunguza amaraso ye, akakuhagira icyaha cyose n'igisa nacyo, kuko niwe wigize incungu y'abari mu isi kandi yitanze rimwe rizima, ubundi akuraho ibyaha by'abari mu isi bose. Twebwe icyo dukora ni kimwe, ni ugutera intambwe tukihamya ko turi abanyabyaha, ubundi tukizera ko dukizwa n'amaraso ye kubw'ubuntu nta kiguzi. Ibyo ubyizeye wese arakizwa. Ukizwa rero no kwizera Yesu Kristo, hanyuma akagushoboza byose kubw'imbaraga aduha z'umwuka wera. Imana y'amahoro iduha umugisha twese, ndawubasabiye. Rero ntago ari abavuga ngo mwami mwami, ahubwo babandi bakora icyo Data ashaka. Gukora icyo Data ashaka rero ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abana b'Imana bumvira. Intambwe ya mbere yo guterwa ni ukwakira umwami Yesu Kristo, akatubera umwami umugenga w'ubuzima bwacu, tukamwegurira ibyacu byose, intekerezo, imibiri, ubwenge, imitima, twebwe twese tukiha Yesu Kristo akatubera umugenga. Kandi ntago yaba umugenga waba atabanje gutunganya. Icya mbere aratweza rwose iyo twizeye amaraso ye. Imana ikomeze tugirire neza. None rero ngo nta gihishwe kitazahishurwa. Haleluya! Ni byiza cyane. Imana yacu ni Imana nziza, yuzuye ubwenge bwose. Yararebye isanga ko ubujiji dufite ari bwinshi, ntacyo tuzi. Abantu bashobora kutwihishamo bakiyambika uruhu rw'intama. Niyo mpamvu Imana imanuwe no kugira ngo itamurure ibyari bitamirijwe, no kugira ngo ihishure ibyari bihishwe, igaragaze ibyari bihishe. Imana iranyanyagije byose kugira ngo buri wese yirebere n'amaso ye, hanyuma yifatire umwanzuro. Hatazagira ubona icyo yireguza ngo sinabimenye, ngo nta makuru namenye. Imana iri gutwikurura mu mpande zose, iri kunyura kuri buri wese ikadarapa ibyo ahabona, kugira ngo isi yose, kugira ngo buri wese amenye ibihishwe bya mugenzi we, hanyuma afate umwanzuro. Uyu munsi wa none rero reka dukomeze mu nyemerere dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 12. Haleluya, haleluya. Ibice 12
umurongo wa 2. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo wa 2. Haleluya, dusome mu izina rya Yesu. Kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Amen, amen. Dusubiye hejuru gato ku murongo wa mbere, cyangwa se tugahera ku mutwe w'iryo jambo, haratubwira ngo twe gutinya abantu, ahubwo dutinye Imana. Ni ukuri ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeza aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ari wo buryarya. Uburyarya bumaze abantu, uburyarya bumaze benshi, kwiyoberanya kumaze benshi, kwambara uruhu rw'intama imbere ari amasega kumaze benshi, kandi kurimbuje benshi. Bamwe barigira ibyapa biyobora abandi, kandi nyamara barabaganisha irimbukiro, kubera ko biyambitse umwambaro wererana, kandi imbere muri bo basa n'umwijima. Niyo mpamvu ngo Imana ije gutwikurura ibyari bitwikiriye byose, ngo kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Oya, ni ibitwikurure byose bijya imbere y'amaso yacu tubibone. Abayobyaga abandi baherukiraho kubayobya ukundi. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikana mu mucyo, n'icyo mwongoreraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Amen. Imana nitwikurure, kandi yabitangiye, iri gutwikurura, izakomeza itwikurure kugira ngo byose bijye ahabona. Icyakora ngo abafite amaso, hari abareba, hari abafite amaso batareba, barakanuye ntibareba, bafite amaso ntibareba, bafite amatwi ntibumva. Ariko hari bake cyane bafite amaso, ibintu byatwikururwa bakabasha kureba. Birababaje kuba Imana yagira ibyo itwikurura kugira ngo turebe, duherukiraho kuyobywa, nyamara ukanga kureba kandi amaso yawe akanuye. Birababaje ko Imana itwikurura ibyavugiwe mu rwihisho bikumvikanira ahabona, nyamara amatwi yacu ntabyumve, kugira ngo dufate umwanzuro dufite amakuru y'ukuri. Imana rero ije gutanga amakuru yose akenewe kugira ngo dufate umwanzuro wa nyawo. Imana y'amahoro ikomeze itwishimire, kandi ikomeze iduhe umwuka wayo wera, kugira ngo ubwo iri kugira ibyo itwikurura, natwe amaso yacu ntakanure gusa, ahubwo arebe, kugira ngo ibyavugiwe ahiherereye ubwo biri kujya gutangarizwa ahabona, tubashe gufata umwanzuro ukwiye bitewe n'amakuru y'ukuri noneho twamenye. Imana idushoboze, kuko hari n'abaza baba bafite amaso batazareba, bazaba bafite amatwi ntibumve, ariko ntacyo tuzireguza kuko byose byanyuze mu maso yacu. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese twabanye. Ni akagaruka, nari Bibiane Imana ishimwe kuri Bibiane TV. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen.